Hello friend and family, welcome back to my YouTube channel. Ikaze cyane, nitwa Donatilla benshi akabanzi ku izina rya Todienne. Tugiye kuganira kuri butterfly. Last time twari twaganiriye ku bacuruzi b'ibigage n'abantu bagura ibigage cyangwa se ukuntu umuntu yaba afite inyota agasogongera ikigage ku bacuruzi bagiye batandukanye kandi agashira inyota. Icyo gihe byarangiye twanzuye yuko ibigage cyangwa se abasogongezi b'ibigage bashobora kuba abahungu cyangwa se igitsina gabo, niko navuga. Ibigage tubyanze yuko ari nk'abakobwa, abacuruzi b'ibigage baba bari kubwira abakiriya karibu kiriya ikigage nicyo kiryoshye. Aho ngaho rero ni urugero rw'uko umuntu ashobora gusogongera n'amafaranga. Hari n'undi ushobora kuza kugura ikigage cyangwa se urwagwa cyangwa se inzoga kuri za zindi zidapfundikirwa, akaba yakumva izitandukanye nabo kandi akagurira n'uwa nyuma. Muri uwo wa nyuma yaguriye kandi agasanga ntabwo kimeze neza icyo kigage cye. None rero hano tugiye kureba kuri butterfly. Ururabyo ubundi mu buzima busanzwe iyo rukuze rugaragara neza, iyo rwafunikiwe rwabonye imvura n'izuba riri mu rugero rutumagaye, ruba rugaragara neza. Muri icyo gihe indabyo ziba zigaragara neza, butterfly nayo iba iri aho hafi kugira ngo yumve ubunyunyu burimo cyangwa se yumve ubuki burimo. Noneho aha ngaha abakobwa nabo hari ikigero bageramo, tukaba twavuga yuko bafanikirwa cyangwa se baba bagaragara neza ku buryo umusore wese cyangwa se umugabo wese aba amwifuza mu buryo bumwe cyangwa ubundi, akamera nk'iyo butterfly ije kuri urwo rurabyo kugira ngo yumve ubunyunyu cyangwa se yumve ubuki burimo. Nawe umukobwa ukajya mu cyimbo cy'urwo rurabyo, n'umusore nawe akajya mu cyimbo cy'iyo butterfly igenda ibutterflyinga ku rurabyo rumwe, ku rundi no ku rundi, ku buryo nayo ni uko itavuga. Ibashije kubivuga nayo birangira itumva ubwo bunyunyu kuko uko ihita butandukanye, yacanganyikiwe, niko navuga. Noneho ururabo igihe rumeze neza rwafanikiwe rushobora kuva izuba ikarukubita rukumagara ku buryo n'aho hantu rwameze ubona yuko nta rurabyo rwahigeze kubera izuba rurikubise. Aha ngaha rero n'abakobwa hari igihe nabo bibeshye bakagera muri cya gihe abantu benshi barimo barabashaka bakabura gufata umwanzuro cyangwa se banawufata bakaba bawufata nabi, cyangwa se bakamera cyangwa se bagahitamo izo butterfly zirirwa zije kwaka cyangwa se zireba ubunyunyu cyangwa se ubuki, niko twavuga, nka butterfly ijya kubureba mu rurabyo. Ni ukwitonda ukareba neza, ukareba nimba uwo muntu koko aje ubona nyine aje ubona nawe mushaka guhuza, ukareba ati ni iki kintu kimuzanye, usibye ko ashobora kwambara uruhu rw'intama kandi urabyumva nawe. Aha ngaha rero wowe ku giti cyawe, wowe ugendeye kuri experience wabonye ku bandi cyangwa se mu bo wumva, nawe wakagombye gufata umwanzuro, nube nk'ururabyo butterfly yose ari yose ikumva ubunyunyu cyangwa se ubuki, ntawe ukirinda kuba urwo rurabyo, hato utazaba nk'urwo rurabyo rubona izuba rukubita cyangwa kundi rwari rwarafanikiwe turubona ari rwiza rugahita tubura naho rwagiye. Aha ngaha rero ubihuje n'icyo kigage twabonye muri video yashize ariko ubaye utarakibonye, wasubira inyuma ukabanza ukakireba kuko nacyo ni cyiza cyane, harimo inyigisho nyinshi cyane wakunguka ukagihuza n'iki ngiki cya butterfly igenda ibutterflyinga ahantu hose ku rurabyo igenda yumva ubunyunyu, igenda yumva ubuki, ku buryo nayo ibasha kuvuga itagusobanurira ngo ntumvise test iyi n'iyi. Rero kimwe cyangwa birote muri ino video, like, comment kugira ngo mbashe gukora izindi video. Please mukande subscribe.